kandi ubwo nonge ngo muvuga buto muri professional nkamenya ngo sinzongera kuvumana rimwe niyo naba mbabaye gute kuko umushumba yambujije none zo mushumba uramugira urigenga gusa ugiye ushaka ugaruka ibyo ushakiye ubu mushumba azarinda apfa cyangwa nzarinda apfa atongeye kubona mvuma yaba hari yaba dari igitsure cye nzajya nkigendana ibyo ni ibyo impano ikwiye kubitekereza ityo atari ibyizakenyuka twababura irengero mu papa aba bantu se bica bagakiza kuri YouTube bagira umubyeyi niyo mpamvu ubona bakora ibyo bashaka bavuga ibyo bashaka nuko nta mubyeyi bagira ubabuza ngo bemere ubabuza ngo abereke ibyo bakwiye gukina n'ibyo badakwiye gukina niyo mpamvu bategura igipranka nuwe mushumba mu Rwanda bakwemerera gukora prank ariko izi mpano ntawe uzirera zirire ntabwo byakunda ntabyo yakunda byanze bikunze ingaruka z'uko wireze zikugaragaraho zirakuraburiza ushobora no kuba igitangaza kuba utararezwe bikakuraburiza impano zimwe ngaho aho zibereye zaguye ngizo nta babyeyi zigira zarananiranye ikindi ntabwo bazi guca bugufi mu rugo ngo bicare mu rugo wenda nimba ari mu rugo mu rusengero impano yicara ituze irekuruze rero bayirere umushumba kandi niwe uzi igihe azaguhera pana kuvuga ngo baha abandi ntibaguhe icara nizihe mpano zizi kwicara ngo zituze abazerera nawe ngo yagiye ahantu mu byumba atwaye Bibiliya cyangwa arica gake impano baranaziroga nshuti yanjye hano hari abakonikoni impano yawe bayiroga igapfa kandi kubera iki se buriya iyo ikintu bagutega intege nke zawe nimba ufite intege nke mu mafaranga nimba ufite intege nke mu ijipo cyangwa uri umuhanuzi w'umugore ukaba ukunda utwara abagabo b'abandi ufite intege nke ku ipantaro uri umupfu nawe ntabwo warengaho impano yawe igomba gukinduka hano naho hari n'abakunda hiti ntugakunde hiti jya ureka Imana ikuzamure umuntu ukunda hiti rero ikiguzi cyose byamusaba kugira ngo ahitinge aragitanga uko ugitanga ni kupfa wowe ukagira ngo uri kubaho ni ikibazo cy'igihe gusa uri kurangira urimo urarangira kandi rero icyo nababwira muramvuga cyagiye urabyibuka icyo nabibutsaga sibyo iyo wibagiwe ku isoko uva ku isoko rero naho hantu nakubwira twagiye duhura n'ibintu byinshi cyane muri uyu mwuga abo benshi baburiwe irengero natwe ubwacungewe wicaye ahangaha nubwo mba ndamba mpumeka insigane kubwo ibintu mba ncamo bidasanzwe iyo uvuze ngo uhumeka insigane ushatse kuvuga iki mba ndi guca mu bintu ntabasha gusobanurira abanyarwanda ariko biteye ubwoba by'injyana muntu biguhiga mujye muduheka nshuti zanjye kubw'ibiduhiga mujye muduheka biduhige muduheke kunzi Ihumure TV mwaramutse mwiwe cyangwa se umugoroba mwiza bigendana n'ahantu muherereye n'amasaha muriho niyo mpamvu ngiye nkunda gukoresha izo nsubuzanyo zombi Imana ibaho umugisha ngiye ndikuzo Emi ntago ndi njyenyine ndi kumwe n'umutumishi tudakoranye bwa mbere tari ubwa kabiri ahubwo tugiye gukorana igihe kitari gito umusabe umugisha w'Imana Steve waramutse neza Emi iyo mvuze ngo nibeshaho bumva icyo mvuze
Imana niyibeshaho. Imana niyibeshaho. Ngira umugisha wo kukwakira muri uyu mwanya. Reka nshimire abantu bose badukurikiyeho baherereye, Imana ibahe umugisha. Aba diaspora n'abari mu ntara ya gatandatu nyine, kuko igihugu cyacu ni intara 5. Abawuhawe bawukoreshe neza. Abawuhawe bawukoreshe neza uko bari muri diaspora. Sinzi nigeze kumva banga aba diaspora ngo Imana yabajyanye mu bihugu by'amahanga ngo none mwibagiye wanyu murahirwe. Ngira ngo nabise bararwanya amaherezo baza kugaruka iwabo, kandi barabashimuse barababohoza ariko bagaruka iwabo, bandi baye bamaze gutura ariko bakumbura iwabo. Nange mujye mukumbura ibihaza by'intu mu Rwanda. Barabikumbura cyane, nuko biriya bihugu rimwe na rimwe hari igihe usanga batangiye kubona amasoko ajyana ibintu bya hano. Cyane cyane nka biriya bihugu by'i Burayi byo ntabwo urumva ntago gasombe bakabona ni natireri kaba kamaze kuma. Nawe urabyumva akanyabugogo basekuye cyangwa ka Kimironko ngo bazijyana ari barafu harya. Ariko bazijyana ziri barafu, ariko urumva hari akantu kaba katakaye ku mwimerere. Twasoje cyane aba diaspora bo muri hakurya, Imana ibahe umugisha. Abakurikira Ihumure n'iby'agaciro, nawe udakurikira Ihumure twagusaba ngo bibaye byiza wakora subscribe, uze mu muryango. Ni umuryango mwiza w'abana b'Imana. Hari ibintu bifite isuku, hari ibintu byejejwe bisengeye tavangavanze. Imana ibahe umugisha rero abanyarwanda mwese mudukurikira, ndetse n'abarundi. Muri Burundi wabayeyo, murabakurikiye ibitangazamakuru bya hano mu Rwanda. Abarundi ariko ngushimire societe y'abarundi societe y'abarundi. Abarundi naravuze ngo ni nk'abakiga. Akubwiriraho nta bintu by'uburya kinatakubwiye nagihari. Hari abandi bantu bumva ikinyarwanda babi Murenge. Murenge tubonereho kubasuhuza, abantu beza cyane. Imana yahaye impano yo kuririmba ho gatwa we. Iyo bagiye mu bintu iyo baririmbye mujye mudushigikira no kuri muri abantu beza. Imana yarabahamagaye. Imana yarabahamagaye nta gushidikanya. Hari mu bihugu by'amahanga nabo bagiye, nubwo hari hakurya bitoroshye, ariko na za Uganda hari igice kinini cyane. None abagande bo bazi n'ikinyarwanda. Ejo bundi sinzi warabonye umujenerali waganiriye na Scovia bakarangiza ikinyarwanda. Ife no muri Tanzania no muri Kenya turabafite hano muri South Africa benshi. Hari n'abanyarwanda bari Kinshasa bumva ikinyarwanda. Suje abantu b'i Bugande b'inshuti zanjye twabanye igihe kirekire. Buri wari uzi ko Bugande nabaye imyaka 5. Imyaka 5. Ni Burundi warahabaye? Burundi nabaye imyaka 5 nawe. Ntabwo woroshe. Dusengana nabo muri haraho dusengana nabo muri nibature rero nkwibutse ko tugira nibature nziza. Saa 11 tuzindutse. Steve Imana igumugisha rero. Nawe kandi. Reka dusenge nk'uko Imana natwe muri iki kiganiro. Data turagushimye ko duhaye umwanya udasanzwe, icyoro kibi cyawe. Abantu bari kuturebaho umugisha, ubigaragarize mu ruhande bakwifuzamo bakubonemo, kandi na mwene data tugiye kubana ntaba ari we, tuyoborwe na mwuka wawe, kandi iki cyumba twicayemo amaraso ya kigote kugira ngo ibyo tugiye gutanga bibashe guhembura benshi mu izina rya Yesu tubisabye twizeye, amen. Shaka kuba urwaye Imana igukize kuko ariyo ikiza. Hanyuma bitagenza neza mu kanya bishobora kugenda neza. Haba hari abantu bari kutwumvira mu bitaro, muri gereza, yego birashoboka. Yesu arakiza, Yesu yagukiza. Imana ikorana n'abaganga nabo bagakora ibitangaza. Reka Imana ikorane n'abaganga igukorera ibitangaza, ukire aho hantu wahava. Uburibwe bwose waburimo mu bitaro ndahazi cyane, uburibwe ndabuzi. Ikindi hari igihe umuntu agikurikira ari muri gereza, bijya bibaho ko bagikurikira nk'iki kiganiro. Imbohe mbi ni mu mutwe. Kibi ni uko ibitekerezo, ariko gereza ni ubuzima nk'ubundi. N'ubundi iyo wari ufite ibitekerezo bizima hariya, hari n'igihe ujyayo ubwo wari ufite ibitekerezo bipfuye ugasanga ufatiye y'umurongo. Benshi bakirizwayo, benshi cyane bakirijwe mu magereza. Urakoze. Nanabwirijemo cyane. Okay. Nakozemo akazi katoroshye muri gereza kivuga butumwa cyane, ariko cyane Imana yorohereza abo bantu rero. Steve maze kugira ubwenge bwinshi ku buryo kugeza ubu ngubu
ntabwo nshobora gutekereza ko ndi bugutindane. Impamvu yo kutagutindana rero harimo gutekereza ko ibyo ufite byagirira abantu umumaro, ngiye kubigukuramo nonaha umwuka w'Imana nshoboze. Ndakubaza ibibazo byinshi bambe bitari byinshi. Ikibazo cya mbere ngira ngo iyo tuvuga ivugabutumwa iyobokamana gospel hano mu Rwanda, impamvu bivuze ni imwe. Abantu badukurikiye bakuzi, bari mu kigero cyacu, baturenzeho gato, bari inyuma yacu, hari abantu benshi bakuzi uri umuvugabutumwa kera. Hari ibintu bimeze nk'umuriro, muhora mu byumba, muhora mu macaci, muhora mu nsengero zigiye zitandukanye. Hano ntabwo tubuze kuvuga idini rimwe, turavuga amatorero menshi yagiye abatumira, kandi ni koko abavugabutumwa benshi mwakoranaga uyu murimo barengeye. Bari nko mu bice bitatu. Igice cya mbere, imihamagaro yabo yarakenyutse, nta mpambi ihagije bari bafite, nta n'intego bari bafite. Buriya hari kugira impano, hari no kuba mu mpano yawe ufite intego, cyangwa se hari amahame runaka, hari za kirazira. Iyo mpano nizo zirama. Kenshi ni impano zifite amahame, zizi icyo zishaka, zifite za kirazira. Izo mpano nizo zidakenyuka. Hari impano rero twabuze kuko zakenyutse. Kabiri, hari abantu babonye ko gukora ubu butumwa bisaba igishoro, bajya kwiyubaka mu buryo bw'imibereho, bagiye gushakisha bari ku masoko atandukanye, binjiye muri business, bagambiriye ko bazakora igishoro bakaza gukora umuhamagaro. Ndabazi icyo gice nacyo kirahari. Hari igice kindi kitagiye muri business, ahubwo cyabonye ko gukora ivugabutumwa muri uyu mujyi cyangwa se muri uru Rwanda noneho byatangiye gusaba ubumenyi badafite. Bajya kubaka umutwe, bajya kwiga. Ubu bagiye ku mashuri, abo nabo barahari, bagiye kwiyubaka mu buryo Kadekasi. Yes. Kuko mbere twari tuzi ko ibi bintu kubikora ari umuhamagaro gusa, ariko birasaba n'ubundi bumenyi. Hakaba n'abandi rero nanone nabo bagiye bahura n'ibibazo bikomeye cyane, birabasenya. Challenge. Yes. Unshatse kuvuga iki? Arashaka urugo ruramukupita, ruramunanira. Yala. Barimo benshi bicaye muri divorce. Abandi bagiye bahura n'ibintu bikomeye by'isi. Donc akagongana n'ubuzima. Buriya utarahura ntagahure. Ntugaca urubanza rw'igitabo utarasoma, Emi. Ntugacire n'umuntu imanza. Hari igihe ibintu acamo biba birenze ubushobozi bw'ibyo utekereza, nshuti yanjye. Hari abantu bahuye n'ubuzima, Emi. Munabasengere cyane. Bwita bwicaza n'impano zari muri we. Impano zari muri bo zirazima. Yari umuhanzi mwiza, yari umwanditsi mwiza se w'indirimbo. Ashaka nabi. Agira ikibazo wenda ashaka nabi. Agira akora impanuka isiryo, arasenyuka. Kuko muri za ntego za Satani zamuzanye kwica, kwiba, gusenya, kurimbura. Hari abibwe bihagije, hari abasenywe, hari n'abarimbuwe, hari n'abishwe noneho barapfa, hari n'abo mutazi ko bapfuye twashyinguye twebwe.
Imana ibahiruhuko ridashira mu mwuka mu mubiri gupfa byanyabyo tukamujyanira usororo tukajyana hano. Hari abantu benshi cyane tumaze gushyingura turapfushije bihagije. abavuga butumwa twarabapfushije. Abahanuzi beza mutazi ko batashye bamaze gutaha bapfuye. Kuko abanyarwanda bamaze kuremara abantu ibintu bitari kuri YouTube bazi ko bitabaho. Bamubura hano bakagira ngo nta kibaho. Bakagira ngo ni ibyo gutyo gusa, bakagira ngo cyangwa yabuze nk'abandi. Kumbi twe twamaze gushyingura turashyingura. Nuko utazi umupeti mwiza w'inshuti yanjye bita Eric Kiruhura sha. Wayoboraga icyumba cy'ikiruhura. Watashye. Yarari mu modoka imwe na Pastor François wundi namubonye. Icyo gihe mu modoka imwe François ararokoka, Eric arataha. Muri iyi mpanuka François amaze iminsi. Watashye wita Eric. Yes, ibyo rero ibyo na François twakabaye twaramubuze. Imana ishimwe cyane. Tonto François ndagushoje aho uri. Urabisi ko ngukunda cyane. N'umuhanuzi mwiza cyane. Rero naho hantu nakubwira twagiye duhura n'ibintu byinshi cyane muri uyu mwuga. Abo benshi baburiwe irengero. Natwe ubwacungewe wicaye ahangaha. N'ubu nubwo mba ndamba mpumeka insigane kubw'ibintu mba ncamo bidasanzwe. Iyo uvuze ngo uhumeka insigane ushatse kuvuga iki? Mba ndi guca mu bintu ntabasha gusobanurira abanyarwanda, ariko biteye ubwoba by'injyana muntu biguhiga. Mujye muduheka nshuti zanjye, kubw'ibiduhiga mujye muduheka, biduhige muduheke. Ariko buriya abakozi b'Imana barwana n'ibintu biteye ubwoba mu ngeri zose. Kandi ntugire ngo n'umuririmbyi gusa, n'umuhanzi gusa, n'umuvugabutumwa gusa, n'umuhanuzi gusa, n'umushumba gusa, bahura n'ibintu biteye ubwoba. Kuko ntago isi twebwe ntago idukubita inkoni nk'izi kubita abandi. Twari dukubita inkoni zitandukanye. Nta nubwo uburyo twiciramo amayira aribwo yicira abandi amayira. Twebwe irafunga byanyabyo, icyo bita kubroka kuri hejuru cyane. Reka dusubire inyuma gato. Bariya babuze bakaburirwa irengero cyangwa habo hakazima. Barahanuzi, baravuga butumwa, barapaseri, isi yarabakurikiraga, bagiraga umumaro. Uyu munsi turababona mu muhanda. Baragenda bazezengeye, ntibagihari. Ntago ari babandi bapfuye twajyanye rusororo. Yego. Niki cyabaye kugira ngo bagere kuri urwego rwo kuba inzahari no mu muhanda wa muntu ukabona yarazezengeye? Reka nkubwire izindi defo abo bantu tuvuga nabo bagize. Izindi defo, sibyo? Kutiyubaka. Ndaguha urugero. Iryo jambo ndarikunda cyane. Ni inyigisho ngira nigisha, ariko singiye kwigisha ahubwo ngiye kukubwira ayo magambo. Umuhanga wo guhangana n'ibihe ahunika amasengesho. Akwiye kuba ufite amasengesho ahagije. Nuvuga ngo impano idasenga irakenyuka. Impano idasenga, hejuru yuko ufite impano yawe, ukwiye no kuba uri umunyamasengesho wo ku rwego rwo hejuru mu buryo bwose kandi bwo gusenga, mu mabara yose yo gusenga, cyangwa se muri strategy zose zo gusenga. Ukwiye kuba ufite amasengesho ahagije kandi y'urudaca sinzi ahoraho ntacika. Ndimo gukora hinjiye n'umushumba Pastor Jado arinjiye hano, kamaze musuhuza Pastor Jado. Yesu ashimwe. Nikomera cyane, ndagukunda cyane urabizi. Wow, urumva yeme akwiye kuba nyine ahunika iki? Akwiye kuba ahunika amasengesho.
umunyempano akwiye kuba n'umunyamasengesho uteye ubwoba, atari uguhekwa n'abandi, ahubwo wowe. Kabiri, akwiye kuba afite ijambo ry'Imana rihagije. Ntago basomye muri we rigwiriye, ntago basomye, ari ryo basomewe, ntago bafashe impamvu ihagije, ari n'iryo bisomeye ntaryo basomye. Abenshi bari bafite ijambo ry'Imana rike muri bo, gukora impanuka biroroshye. Igihe cyose ijambo ry'Imana riri rike muri wowe, gukora impanuka biroroshye cyane, kumuhamagara ukenyuka. Kwe kufite ijambo ry'Imana muri we rihagije, sibyo? Kuko Bibiliya, muzumva Bibiliya ivuga ngo ijambo ry'Imana rimwe baryita umutima, kindi gihe bakaryita inkota. Ukwiye kuba urifite nk'umutima, nk'impamba ihagije ikurinda kugwa mu nzira. Ni impamba nyine izakugeza ku ntego. No muri Bibiliya ureba abantu bari bafite ijambo ry'Imana ridahagije muri bo, barakenyutse, sibyo? barapfa. Barapfa. Ahabo turahibagirwa, ahabo haribagiranye. Noneho nibyo nari kuva nyine ngo uzumva rimwe ijambo ry'Imana baryita umutima. Riba umutima ryari? Riba umutima igihe ritubereye impamba, kugira ngo tutagwa mu nzira, tutageze ku ntego. Rigahinduka inkota mu gihe riturwanirira. Ukwiye kuri buri rifite nk'inkota ari kurwanirira muri wowe, bitewe n'imyuka urwana nayo. Ukwiye kuba ufite ijambo ry'Imana nk'inkota muri wowe, bitewe n'imyuka urwana nayo, rikakurwanirira. Nkota ku rugamba nyine, kandi icyaya mugi yombi. Yes. Kabiri, ukwiye kuba uritunze nyine nk'umutima. Ukwiye kuba uritunze nk'inkota, sibyo? Muri wowe. Aho mpita mavugira n'ijambo rimwe mujya mwumva bavuga Yesu bamwita intama, ikindi gihe bakamwita intare. Bamwita intama ryari? Ab'intama iyo turi kubikora neza mu muhamagaro, iyo abashumba bari kubikora uko babikwiye kubikora, iyo abavuga ubutumwa bari kubikora uko bakwiye kubikora, iyo Yesu ab'intama. Ariko iyo tubyangije, ahita aza muri character y'intare, arwanirira ibintu bye, itazura umugara. Benshi noneho ndi kubihuza n'ikibazo wambajije, ntabwo ndagusubiza. Jya wibuka ibintu wambajije nawe. Ubwo numvaga nyine uri gutinda kubimbwira. Yes, nashakaga kukwereka rero ko abo bantu babuze amasengesho muri bo, bakabura ijambo ry'Imana muri bo rihagije, baratagangaye. Icya gatatu, ukwiye guhunika abantu, sibyo? Kubona abantu ni kimwe, no kubagumana ni ikindi. Rero iyo utakaje abantu uratagangara. Iyo utazi mu rugendo rwawe kugenda ubika abantu b'ingenzi, kuko iyo ugiye kunanirwa ba bantu barakora. Byumve, icyo utazaba warakibyaye, icyo wowe utazaba warakibyaye, wewe warakibyaye. Nuvuga ngo umwana wawe azusa ikivi, ahantu uzabigarukiriza umwana wawe ashobora gukora ibirenze, cyangwa se akanagufasha. Nshatse kuvuga iki? Niyo ufite abantu mu buzima bwawe, warahunitse abantu, nyine ukwiye kuba hari umuntu uri mu buzima bwawe utuma urya. Ntabwo ubizi ko byibura mwavugana ibintu bijyanye n'ibiryo akaba arahari, sibyo? Muri uru Rwanda ushobora kurengana, ukwiye kuba ufite umuntu rero wakurenganura isaha n'isaha. Ukwiye kuba waramuhunitse mu bintu ufite by'ubukungu, ukwiye kuba ufite umuntu wabagukura hejuru. Abenshi ntibamugira, babuze uwo muntu. Kandi hari ikintu mpaye ikindi, ukwiye kuba ufite umushumba, umubyeyi mu gihugu,
urera impano yawe. Abenshi nta babyeyi bagira ni imbobo. Nokuri kw'Imana. I'm sorry kubivuga gutyo. Oya babaye imbobo nokuri kw'Imana sinkubeshye. Kubera ko nta mubyeyi ntago bazi guca bugufi ngo yumve igitsure cy'umushumba. Amubuze ikintu abyemera. Ariko wakina ibiki uri umukinnyi utumva ubukana bwa koca. Umutoza. Bw'umutoza. Tumva coach waba uri mu biki. Sibyo? Gute se urumva wakora iyihe karate utumvira metere? Samuel se yakora iki nta Dawidi yakora iki nta Samuel? None se ko intambara zose Dawidi yarwanaga yahitaga ahungira inayoti y'Irama ku cyicaro kwa Samuel. Bano bantu bagira aho bahungira. Ku buryo Sawuli akwirukankana akagusanga inayoti y'Irama. Abahanuzi se benshi abavuga ubutumwa bazi inayoti y'Irama ni heheze. Naho umushumba ari. Njye mfite abashumba n'abandi bajye baza mbagabanyirize. Se Pastor Jado so umujyanama wanjye singuyu hano. None se urabona wanyeganyeza ute ni dogiteri ubu se bitaniye ko nanjye mfite dogitor. Kandi ndi kunziranye na dogiteri turi inshuti. Nanjye dogitor njye nyikoreshaho. Urumva? Si ibyo gusa ibyo ndi kuvuga n'amavuta kuba hari andusha experience. Mu minsi ishize mu rusengero nibyo yari ari kuvuga. Ushobora kuvuma akamenya ati birabaye nk'umusaza ati reka njye kuvumura. Kandi ubwo nonge nkamuvuga buto muri professional nkamenya ngo sinzongera kuvumana rimwe niyo naba mbabaye gute. Kuko umushumba yambujije. None zo umushumba uramugira. Urigenga gusa ugiye ushaka ugaruka ibyo ushakiye. Ubu umushumba azarinda apfa cyangwa nzarinda apfa atongeye kubona mvuma yaba hari yaba dari igitsure cye nzajya nkigendana. Ibyo ni ibyo impano ikwiye kubitekereza ityo atari ibyizakenyuka. Twababura irengero mu papa. Aba bantu se bica bagakiza kuri YouTube bagira umubyeyi, niyo mpamvu ubona bakora ibyo bashaka bavuga ibyo bashaka nuko nta mubyeyi bagira ubabuza ngo bemere. Ubabuza ngo abereke ibyo bakwiye gukina n'ibyo badakwiye gukina. Niyo mpamvu bategura igipranka. Nuwe mushumba mu Rwanda bakwemerera gukora prank? Ariko izi mpano ntawe uzirera. Zirire ntabwo byakunda. Ntabyo yakunda. Byanze bikunze ingaruka z'uko wireze zikugaragaraho. Zirakuraburiza. Ushobora no kuba igitangaza kuba utararezwe bikakuraburiza. Impano zimwe ngaho aho zibereye zaguye ngizo. Nta babyeyi zigira. Sarananiranye. Ikindi ntago bazi guca bugufi mu rugo ngo bicare mu rugo wenda nimba ari mu rugo mu rusengero. Impano yicara ituze irekuruze rero bayirere. Umushumba kandi ni uzi igihe azaguhera pana kuvuga ngo baha abandi nibaguhe. Icara. Nizihe impano zizi kwicara ngo zituze? Abazerera nawe ngo yagiye ahantu mu byumba atwaye Bibiliya cyangwa arica agakiza. Kandi akagenda n'ubundi ugasanga ari kuvuga ngo nsengera kwa runaka kugira ngo bamwumve. Ariko ntiyumva ko gaciro k'icyo kintu. Aho kwa runaka ntahaba n'ubundi. Njyangera igihe nkagenda ADPR igakubita uko ushaka. Abashumba ni mubizi ko njyanza se mugakubita uko mushaka. Kabyemera nyine. None mbeho nte shabyihorere nyenyuke nabaza imirambo ndaruha. Ejo bundi umushumba Jada bivuga ku rusengero ntabwo wumvaga twabaza imirambo turaruha. Boza abantu twahagurukanye. None se uzabaze iyo Suwa na Karebo babaza agahinda k'abantu batakaye mu butayu. Uzakababaze uti mwaje muri bangahe mugeze i Kanani muri bangahe? Uzamubaza icyo kibazo. Dore ngizi impano nyinshi ahantu zirimo zibura.
ni ugukenyuka kw'imihamagaro. Nta bantu zifite, nta kandi ntabwo amenya kubana n'abo bantu cyangwa se imyitwariro byitwaraho, sibyo? Uzi kubana n'abakire, none se uzagera kuki nta bakire ufite ibikunda? Wagize umugisha Imana kwinjiza muri urwo rugo, ariko imyitwarire yarakunaniye. Uti benshi bageze mu bakire ibintu birangirika birahinduka kubera iyi mpamvu. Iyo ugeze mu bakire hari ukundi kuntu ukwiriye kwitwara bitandukanye nuko abandi bantu babizi kubera iyi mpamvu. Steven, kuko abakire bagira amahame, ukwiye rero kubuza amahame y'abakire. Abami bagira amahame, ukwiye kubuza amahame y'ibwami. Niba wagize umugisha wo kugera ibwami, ukwiye kumenya amahame y'ibwami, ukamenya ubwiru bw'ibwami, ukagisha inama abiru. Ibyo rero ni abantu bake, ni impano nkeya zibimenya. Ikindi nibyo nakubwiye ngo none se nimba utazi kubana n'abashumba, ukaba utazi kubana n'abantu Imana yagiye ikungura mu muhamagaro wawe, bizagenda biteze. Impano yawe byanze bikunze rero ibigomba kugira impanuka. Rero abantu benshi nyine birabarenga, naho bagiye bagira impanuka nyinshi cyane, byinshi cyane. Ikindi noneho hano hari imitego, kugira ngo utsinde ibitego hano ubusimbutse imitego nk'ibihumbi n'inzara byose. Hari imitego myinshi cyane hano, hari imitego. Imitego myinshi mvuga, reba nk'uriya mutego Dawidi yaguyemo, wamukawuriye. Uriya ni umutego bamuteze se. Uzi Dawidi ibintu yari yarasimbutse, ariko iyo Satani ashaka nyine kugukorogera ubwami bwawe abwinjizemo ikindi kintu, cyangwa se impano yawe ayivangire, agutega ibintu nka Dawidi. Ubundi yari umunyentambara, yari umuntu ukunda intambara. Uwo munsi ukuntu atagiye ku rugamba ni nacyo kintu kintangaza. Yabaga ari ku rugamba arwanirira igihugu, arwanirira impano ze, arwanirira Abisiraheli nyine nk'uko yarahiye indahiro ikomeye cyane yo kubarwanirira. Hari iyo wayoboraga Isiraheli warahiraga indahiro zitabaho. Ariko ibaze noneho, ibaze ko n'abaturage ba Isiraheli gusa bagiraga indahiro ivuga ngo Yerusalemu ni inkwibagirwa, umva umujyi wabo gusa, ukuboko kwanjye kw'iburyo kuzananirwe gukora iteka. Umva indahiro. Iyo babaga bari mu bindi bihugu binjiranaga y'amahame yabo, kandi ari n'abacakara ariko bafite amahame, ari abantu banyazwe ariko bafite amahame adasanzwe. Impano rero kenshi zidakenyuka ni impano zifite amahame. Dawidi rero ava akora impanuka, anicisha Uriya. Siko byagenze, atari uko mwanzi imbere ku rugamba sha. Kandi Dawidi nta ubuzima bwe nta maraso yari yavushaga, atariho urubanza. None se ntiyabonye Sawuli ntabwo byibuka? Imana ntiyamumuhaye mu maboko igihe kirekire. Dawidi Imana yagiye imuha abanzi be kenshi ntanabice. Dawidi ubundi yavugaga ko abanzi be ari bimurimo. Yavugaga abanzi bimurimo za kamere zikuzamukamo. Niwumva n'ahantu Dawidi avuga abanzi cyane, ujye umenya ngo ni kamere yavugaga zizamuka mu muntu. Nibo banzi Dawidi yavugagaho cyane, nibo yari ari kuvuga. Urumva? Uyu munsi ariko abavuga butumwa nabo barimo barakora, bari ku murongo wivuga butumwa. Benshi bararangira, tumenye ikibarangije. Abandi nabo barimo barakora bameze nk'abandi barangiye, abantu bafite icyerekezo cyaho berekeza. Uyu munsi tugufite nk'umuvuga butumwa wanyuze muri izo nzira zose, nayo n'umunsi ukaba ujyari nk'umuvuga butumwa tugana ku musozo. Bakwiye gukora iki
bakwiye kwirinda iki? Hanyuma ikindi gice tuzakigaruka mu butaha. Ikintu cya mbere, basenge by'umwuga, apana gusengeshwa n'ibibazo. Gusenga by'umwuga urabyumva? Uko Mose yasengaga, Mose yahoraga kuri Sinayi, nawe iyo yabaga adaherukayo ibyamubaga harabizi, muzamubaze. Yesu yarasengaga, yabaga ku musozi, yararaga asenga, akabyukira muri za nibature. Nibasenge by'umwuga, apana gusengeshwa n'ingorane barimo n'ibibazo barimo, basenge by'umwuga. Muri bo hakwiye kuba harimo amasengesho ahagije. Impano zitazakenyuka ni impano zisenga. Icya kabiri, wa muhanuzi we, kuba uhanura ntibikubuze kwiyubaka mu ijambo ry'Imana. Ukwiye kuba ufite ijambo ry'Imana mu buryo bwose bwo kuritunga. Ukwiye kuba usoma ibitabo. Kuko ijambo ry'Imana ryinshi muri wowe riguhishuriraho ya mitego iri hose. Ijambo ry'Imana rikuzuye ni umucyo umurikira ibirenge kugira ngo intambwe zawe zidasitara. Mirimizingo, niyo mpamvu wumva ngo imizingo. Mirimizingo. Soma. Huza ibitabo muri wowe. Iga nimba binashoboka. Iga. Shakira impano yawe ubumenyi buhagije kandi yishakira imbaraga zihagije. Nicyo nashakaga kuvuga. Sibyo? Icya gatatu, menya kubana n'abantu. Kandi mu buryo bwose bwo kubana n'abantu. Ntujye kwandavurira mu bakire. Oya, iyo abantu reka nkubwire. Sibyo? Menya ngo uyu muntu Imana kugira ngo nge nawe turamane. Nuko mbanza kumenya kubana nawe. Mubwire ikintu cya mbere ni ukumenya imibanire yawe n'abantu. Uzi icya kabiri, kumenya imikoranire yawe n'abantu. Utazi imibanire n'abantu, biragoye ko impano yawe izafatisha nk'uko bitekereza. Icya kabiri, utazi imikoranire yawe n'abandi, n'impano ngenzi zawe, n'abo bashumba se, n'abo bakiruhura nabo se, n'abo bashoramari uhura nabo, n'iryo tangazamakuru ubona, yewe n'abo bantu bagenda baza nk'abafana. Ukwiye kumurenza urwego rwo kuba umufana. Yesu wazaga uri umwigishwa, bwacyaga yaguhinduye umwigisha. Waje uri umwigisha. Arangije abwira abigishwa be, nawe arababwira ati namwe rero mbahinduye abigisha, nimugende muvana abantu mu kuba bigishwa, mubahindura abigisha. Uzi uwo muntu kugera ku rwego muvana ku rwego rwo kuba umufana wawe ukamuhindura umuterankunga wawe, ubwo uzi akazi ufite, uzi imyitwarire usabwa, uzi ikintu usabwa wowe, uzi ikiguzi bigusaba. Ikiguzi. Iyi video tuyituye abanyempano. Iyi video tuyituye abanyempano. Iyi video tuyituye abanyempano kandi mu mpano zose zitandukanye. Benshi barapfuye turababura bro. Na se cirerega ntibazakubeshye. Numva umuntu wasitaye yari umukinnyi w'igihugu cyangwa se yari impano nziza mu gihugu n'iki, jya umenya ngo ni hari ibyamunaniye, hari discipline yamunaniye. Impano ikwiye kuba ifite discipline idasanzwe. Ikwiye kuba ifite discipline idasanzwe, wariyubatse muri discipline ku kigero cyo hejuru. Warubatse amahame yawe ku buryo umuntu akubona akavuga ati uyu ni wewe koko. Iminsi kubitaho rero igasanga uru rutare. Rumva ya mitego barayigutega bagasanga ikiguruka cyayirebaga kigurukira. Ikindi impano baranaziroga nshuti yanjye.
hano hari abakonikoni impano yawe bayiroga igapfa. kandi kubera iki se? buriya iyo ikintu bagutega intege nke zawe, nimba ufite intege nke mu mafaranga, nimba ufite intege nke mu ijipo, cyangwa uri umuhanuzi w'umugore ukaba ukunda utwara abagabo b'abandi, ufite intege nke ku ipantaro, uri umupfu nawe, ntabwo warengaho. impano yawe igomba gukinduka, bigomba gukinduka. hano naho hari n'abakunda hiti. Ntugakunde hiti, jya ureka Imana ikuzamure. Umuntu ukunda hiti rero ikiguzi cyose byamusaba kugira ngo ahitinge aragitanga. Uko ugitanga ni gupfa, wowe ukagira ngo uri kubaho. Ni ikibazo cy'igihe gusa, uri kurangira, urimo urarangira. Kandi rero icyo nababwira, mvuga cyagiye urabyibuka icyo nabibutsaga, sibyo? Iyo wibagiwe ku isoko uva ku isoko. Abantu nibajye ku isoko batava ku isoko, batava ku isoko. Nukuri kw'Imana. Tayari ibuka ko ku isoko ariho hagushyize ku isoko. Ntugatakaza ibanga ryo ku isoko rero, utava ku isoko.